uretse guverinoma ya gatatu niyo yanegosiyaga ariko mwaje kuvuga amagambo niyo negosiyaga negosiyaga siyasegera kandi yari yaravuyeho yego ariko ntabwo ari uko wabivuga ntabwo guverinoma ya gatatu yigeze igira ingufu kurusha ubutegetsi bwa Habyarimana niba byishaka kumenya ntabwo iyo Habyarimana yiyopoza akava kwizo ngabo zitaza ntawe ari kuvuga ngo ni sisi si ibyo uwo mudamu nyakwigendera baramuremeye ngo niwe wazanye inkotanyi andikira aho ngaho unyumvire jewe ndakubwiza ukuri ko none amasezerano yarusha twari arimo kubarusha uko byagenze uretse wumve uko byagenze uretse umusobanukirwa inkotanyi zavuze ko nubwo basinye amasezerano yarusha zishaka ko abantu babo nibagira i Kigali bazarindwa n'ingabo z'u Rwanda ko ibyiza ari uko bahabwa abasirikare babo akaba aribo barinda ibyo bintu Habyarimana yarabyimye barabinegosiye baravuga ati ntabwo dushaka ko muza muri iki vumbi abandi barakomeza barafunza bati hazaza abantu 600 abantu baje bashorewe na Loni ntabwo ari uriya mudamu ari wagiye kuvuga ngo no ngo nkotanyi ngo ni mu ngo kugira ngo ubutegetsi buzatsindwe ngo nimuzana abantu 600 ne guti uriya mugore we nawe sinamuvugira ko yaripfiriye twese dushobora kuba dufite ishaka ayisezera ariko nuko umuntu ashaka kuvuga nk'amakosa y'abantu bari muri presidence cyangwa se ba president ubwabo ukabona abantu bashesha urumeze twese twakoze amakosa niba uko bibona naba rero ngira ngo kuri iki kibazo cyawe amakosa ngiye nakoze n'ibyo koko ayo ngayo muveze perception yerekanye n'ibyo by'amashaka n'ibiki nyumva umunyapolitiki wari wese yumushyize mu gaciro atakana amakosa ko yakoze gusa ikindi rero bavuze ngo ishyaka nashyizeho ngo niba rifite ngo ingufu nta gipimo nari nabona zo gupima ingufu ushobora kubwira ko ingufu zatangwa na rubanda ubaze abari hano baje kumurika n'utu twuma two kumva amajwi bahakanira hano mu rugamba ko amatora ntayatsinze uravuga ko nta ngufu nari mfite se ariko byarahindutse abatsinzwe nibo bafite ingufu rero kugira ngo ugire igipimo cy'uko ishyaka rikomeye narihabwa n'ibyo Rwanda bafite uzarihabwa namwe iza nkawe ubu ugeze nakwanditse ku mutima ubu numvise ibishyigikiye izo ni ingufu za mbere mbonye ziyongera no ku zindi ndavuga izo mbonye hano ingufu rero mu by'ukuri y'abantu kugira ngo tutagwa mu mutego ngo twaguye mu mashyaka ya kera abantu benshi bakomeje kwibaza ngo se ngo hariho structure irahari ariko kugira ngo abo baneka badakomeza kugenda babakindagura dore ko aricyo kiba kibona bagenza kenshi ntabwo tuzayidekarara nubwo twadekarara ry'amashyaka ya kera ingufu zoro zirahari haba mu Buraya haba muri Canada haba muri Etazo no mu Rwanda ibyo byo ntabwo bihakanwa ndagira ngo nabo barozise bazabijyane ko dufite ingufu hose nashoboje ntaza afite ibyo ntubikangize icyo afite n'ingabo arizo bita ingufu nazo tuzazishaka ubinote gute ejo wavanga wirase ngo navuze ngo ntazo